Abanyarwanda 17 nibo babonye impamyabushobozi zo gutwara indege za gisivile ni nyuma y'imyaka 2 bigishwa n'ikigo Akagera Aviation gikorera mu Rwanda. Ubusanzwe abatwara indege za gisivile bigiraga hanze y'igihugu. Abarangije amasomo yabo baravuga ko bishimiye kuba bageze ku nzozi zabo. Ndumva nishimye cyane kubera ko kuva kera nkiri umwana nifuzaga kuzaba umupilote, icyaburaga cyonyine n'amahirwe naho nahera kugira ngo ntangire nige umwuga w'ubupilote. Ababyeyi bafite abana basoje amasomo yo gutwara indege muri Akagera Aviation bashimiye leta yatanze amahirwe nk'aya ataboneka mu bihugu byose nk'uko bigarukaho na Kaje Nasoro. Kera byari inzozi kuko ntarabona n'umwirabura utwara indege, ariko ubu ngubu ntago byabaye inzozi kuko nagize amahirwe yo gutembera mu bihugu bitandukanye nkabona ko ahubwo igitangaje muri ibyo ngibyo ni discipline abanyarwanda bahabwa ko guhabwa uburenganzira bwo gutwara indege itwara abagenzi. Bigomba ko baba bazi neza yuko icyo gihugu gifite abantu bafite discipline kandi bafite gahunda, bafite n'ubunyangamugayo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Engineer Uwase Patricie avuga ko yari indi ntambwe itewe mu cyerekezo u Rwanda rwihaye cyo kwihaza mu mirimo imwe n'imwe yajyaga ikorwa n'abanyamahanga. Aviation Academy ubungubu bifashwa na Akagera, n'ubundi ni gahunda dufite igihe kirambye. Ubungubu bari baratangiye bakoresha abapilote ba helicopters bakajugujugu, ariko uyu munsi turangije fixed wings, ni ukuvuga abatwara indege nini mu buryo bwa commercial. Ibyo rero ni gahunda n'undi irambye nk'uko mbivuze, hazabaho no kwigisha aba engineer bakanika indege, hanyuma nabo baveho tugire n'abandi twigisha bakora mu bibuga by'indege nk'uko mwabivuze. Ni gahunda rwose dufite igihe kirekire. Umuyobozi w'Akagera Aviation Nkurikiyimfura Patrick avuga ko abarangije gutwara indege baba bafite ubushobozi bwo ku rwego mpuzamahanga, kandi ngo iki kigo kizakomeza gukora ibishoboka byose mu kubaka ubushobozi bw'abatwara indege. Bafite ububasha ubu bwo kujya muri Rwanda bakabakonvertisa ku zindi ndege Rwanda itwara, hanyuma bakazaba bafite umwanya wa cyo bita first officer muri Rwanda. Hari n'abandi turimo turatraininga ubu bageze kuri 30 tuzasohora nk'umwaka utaha. Dufite icyerekezo cyo gushaka kugera nko kwijana cyangwa kubarenga mu gihe kimaze nk'imyaka 5. Aba 17 basoje amasomo mu gutwara indege za gisivile cyangwa iz'ubucuruzi baje biyongera kuba barirwa 50 bize gutwara indege za kajugujugu mu myaka 9 itambutse. Jean Paul Maniraho, i Kigali.